Afrika yose, Aziya yose, Amerika yose, Burayi hose, nta mwiza nkawe nabonye. Ibyo bavuga byose sinakureka, mu Burundi kandi ukaba ubizi ko ari ubwa mbere ugiye gupyondaho, uragenda ukabona hari ahanditse ngo subscribe, ukandaho hagahita hahinduka, wamara gukandaho ukongera ugapyondaho bwa kabiri, hari aho noneho ubu confirmye yuko buri video yose azajya asohora ugomba kuzajya uyibona. Rero ndabakunda cyane, aka kari akaganiro gatoya nashaka kubahereza kuko ntabwo ndabahereza ibyo mugenewe. Ubu ndacyari kugira ngo ndebe se muri abantu banjye cyangwa ntabwo muri abantu banjye. Ba bantu mwanyeretse urukundo muri filime, ndagira ngo noneho mubinyerekere no kugacano kanjye, dukomeze urugendo tugendane. Aba diaspora, abanyarwanda, ndagira ngo mwese mbasuhuze cyane, mbatere peace, mbabwire ngo muri nkoramutima zanjye mwanyeretse urukundo muri filime, ariko no kudacano twanjye twose nkoresha munyereke urukundo rwinshi cyane kuri TikTok, kuri YouTube, cyane cyane mubariho mubingaragariza. Ndabakunda cyane. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banze neza banyita Eugene, biterwa nuko wifuza kunyita. So ni wa muhungu w'abanyarwanda, ngira ngo abantu benshi mumaze kumenya, ni Kiwi Rwanda Africa 1. Uyu munsi rero nagira ngo mbereke ukuntu bactinga muri filime mu buryo bugiye butandukanye. Abantu benshi bajya bibaza ngo ariko ubundi filime buriya amarangamutima yazo biba bimeze bite? Ese umuntu agasanga arakubaza ngo ariko ngo ubundi buriya gukina filime ngo bishobora ngo kuba nanjye byambera, ngo cyangwa se ngo gukina filime ngo nanjye nabishobora. Nukuvuga ngo mu by'ukuri nta muntu filime gukina bitabera, nta n'umuntu udafite impano yo gukina filime. Ubundi bwa mbere ukimara kumenya ko uzi kuvuga, buriya no gukina filime uba wabishobora. Ubundi filime kugira ngo ushobore kuba wayikina, biba byiza buriya iyo uri wa muntu ugira amarangamutima menshi cyane, cyangwa se ukaba uri wa muntu ugira umutima ukomeye cyane bitewe na role ugomba kuba wakina. Kuvuga ngo ikindi nanone kandi cyambere cy'ibanze, buriya iyo utagira isoni filime wayikina, kuko nanone nabwo buriya dushobora no kuguha na role rega uri umuntu ugira isoni. Tuba uri ushobora nko kuba uri nk'umukobwa uri guteretwa n'umuhungu, umuhungu akaba ari nko kugutereta, wowe mukobwa nyine ukajya wipfusha, ukagira udusoni twinshi cyane, ukazanamo utuntu tw'udusantima twinshi cyane. Ariko nanone iyo tugeze nko ku mafilime y'ama action, nk'iriya filime buriya nari ndi gukina, yari filime y'ubugome, yari filime yari role ushobora gukina iwantu iryinyo ari ku rindi, uri kwishaza nyine byatari, sibyo, uri wa muntu nyine uteye ubwoba. Dore ko ari nayo marole menshi cyane nkunda kwisanga mu buriya gutereta si ibintu byanjye, ariko gukina ndi umuntu uri seriye ni utuntu twanjye ku rwego rwo hejuru cyane, sibyo. Ikindi kintu, iyo uri umuntu ushobora kuba utagira ubwoba, uri wa muntu ushobora kuba wahinduka muri nk'umuntu ashobora kugukubita nka character nk'eshatu ugahita uhindukira icyarimwe, sibyo. Umuntu ashobora kukubwira ngo rakara, iwantu ugahita ufunga isura, ugahita werekana kuri mobile. Umuntu agahita akubwira ngo seka, ugahita umwenyura, ugahita useka, ugahita werekana ibyishimo byawe. Cyangwa se umuntu agahita akubwira ngo gira isoni, ukagira utuntu tw'amasoni nyine tu, sibyo. Niko kuba wakina nka filime, sibyo. Umuntu ashobora kukubwira ngo rira, amarira agahita atakara ku kanya. Ubundi uwo niwe mu character wa nyawe, niwe mu acteur mwiza tuba dushaka ugomba gukina filime. Rero nawe ntukajye ugira ikibazo ngo ese ngo nge nabasha gukina filime. Filime wayikina, by the way, nta muntu filime utayikina, sibyo. Nta muntu utakina filime, nanjye narabishoboye, ariko mbizamo bwa mbere nari mfite ubwoba, nkajya nibaza nkavuga ngo ese ubu ngo gukina filime nzabishobora. Ku buryo nigeze kujya muri casting bwa mbere, iwana nkubitanamo n'umuntu baduhaye scene ya mbere yo gukinana, yo turi muri casting. Ibona ndatinya byatari kubera ko
uwo yari icyamamare igihe ntari icyamamare nta n'ahantu ndakina nkavuga nti ubuse bamfata kandi bareba umuntu w'umusitari umuntu uzwi ntabwo bishoboka. Ariko kubera ko bakajya bahamagara nkajya inyuma kugira ngo nze kureba ko wenda naza kubona umuntu wabuze uwe yenda nawe utaramenya ibintu bya filime aho biva bikagera, noneho ubu tukaba ariwe dukorana. Biza kurangira nshiritse ubwoba, nshiritse ubute, iwana ndakora bya hatari, ndagenda noneho turakitingana turakinana. None ikintu cyanejeje kuruta n'ibindi bintu byose, naragiye nikuyemo ubwoba bya hatari, iwana baradukastinga, iwana ubwoba bwashize. Biza kurangira wa mujama ahubwo muri yari giye ubaye wa mbere, ari ngiye umuntu ugize amanota ari hejuru cyane, birangira ari giye bafashe. Yego nawe baramufashe, ariko giye noneho bambwiye yuko ari giye umuntu wakitinze neza kumurenza, ngira amanota menshi cyane. Nagiye ngira amahirwe, casting zose nagiye nkora nagendaga nzifitiye ubwoba, ariko bikarangira ubwoba bushize, bikarangira nsinze. Iwana nkumva ndishimye cyane, nkumva ndanezerewe cyane ku buryo utabyumva. Nawe rero icyo nakubwira, nimba ufite amahirwe y'ahantu ushobora kuba wajya gukora casting, y'ahantu ushobora kuba wakinira filime, ahantu hose ushobora kuba wagaragariza impano yawe, ntukajye witinya, jya ugaragaza impano yawe uko bikwiye, jya utinyuka, urashoboye. So rero murabizi ko nabemereye yuko ngiye kuzajya mbatembereza, nkazajya mbasohokana, nkabajyana ahantu henshi hagiye hatandukanye, gusura, kugira gute. Iwana n'ubundi gahunda iracyakomeje, ni wa muhungu w'Abanyarwanda. N'ubu ngubu hari abantu bari kumbwira ati Kibi rero iyi gahunda nuyitangira tuzagenda tugusapotinga, turabizi ko nta mugabo wigira, ahubwo umugabo agirwa n'abandi. Abo bantu rwose giye mbaye mbashimiye, kandi muri nkoramutima ndabakunda cyane. Abantu mumbwira ngo muzansapotinga, ngo kubera ko ngo ibikorwa ngo ugiye gukora ngo ni ibikorwa bisaba ubushobozi buhambaye, rero natwe turahari ku bwawe. Iwana nukuri ko Imana ndabashimira cyane kandi ndabakunda cyane. Ariko mukomeze mukore subscribe kandi mukomeze musharinga ino video. Nuvuga ngo abantu mutari gukora subscribe murimo muracika ibintu byinshi cyane, kubera yuko hari igihe nzagera noneho kwa uploadinga za nkuru mwakunze mwashakaga, nkasanga ntago mwigeze mukora subscribe, ntago muzibonye. Ubundi nanone ariko reka mbabwire, ari cyo naje gusanga abantu batazi. Ushobora gusanga umuntu ajya kuri YouTube ariko akaba atazi gutanga subscribe. Ubundi iyo channel ubwa mbere uyirebyeho cyane